Hello guys, bamwita Titi Brown ndetse na Nyambo bagiye mu rukundo karahava. Ni nyuma y'uko Titi Brown ndetse n'uwo bise Nyambo Jessica bakundanye araba besto. Ese byarangiye bite? Ese ubu besto baba baraburetse cyangwa se haba haraziyemo ibindi bigiye bitandukanye, bityo bikabasha kuba byavamo intandaro yo kuba batandukana burundu, dore ko uyu Nyambo akina filime nyarwanda muramuzi. Titi Brown we ni umubyinnyi ukomeye hano mu Rwanda, twavuga ko ari icyitegererezo cya benshi, dore ko Titi Brown agenda avuga ati ubwo nari mvuye imageragere, ubwo nari mfunzwe, ati nahuye n'umuntu abasha kuba yamfata akandema agatima akampindura undi muntu mushya, ati ndamushimira, ati gusa bwo nubwo yansize njyenyine, nubwo yansize aneye inimba ku mutima, ati ndamushimira, ubwo nari mvuye muri gereza byari bikomeye cyane, yabashije kuba yamba hafi arampindura, ati bityo rero nkomeza mushimira mubwira ati Imana ikomeze imuhe umugisha kandi zigerageza kumuha ibyo akeneye byose. Titi Brown rero mu magambo akomeye yavuze cyangwa se yagiye avuga ashimira uyu Nyambo Jessica, dore ko bakanyujijeho biratinda, dore ko ari ibintu byinshi bagiye banyuranamo, mwarabibonaga nk'ababesto bagiye bakora udutendo tumaze nk'umwaka n'igice, umwaka n'amezi 8 gutyo. Yego Irene, nshaka gutera step. Yego yo kwambika impeta. Oya arabyanga. Ariko si ibyo gusa, dore ko bageze aho babasha kuba bajya mu rukundo rwa nyarwo, nk'uko Titi Brown yabivuze ati hashize amezi 8, ati twisanze twabaye abakunzi bakundana bya nyabyo, twavuye mu by'ababesto turakundana. Ese mwebwe ibi mwari mubizi? Rero barakundanye karahava, barakundana ari sheri na shushu, bava mu by'ububesto barakundana, mwarabibonaga. Babasha kuba bavuga ati rero uko byagenda kose uru rukundo rwacu rugomba kugira ishingiro, nk'uko Titi Brown avuga ati njyewe umukobwa naramukundaga bya nyabyo, ariko njyewe umenya hari atarankundaga bya nyabyo, dore ko nashatse kugiye gutera indi step cyangwa se kuba nakora ikintu gikomeye mu buzima, ati nkabasha kuba navuga ati ngiye kwemera mfukame, ngiye kwemera mbimbwa nere ivi, nk'uko Rocky we abivuga ko ari ukuba imbwa. Ariko Titi Brown yaravuze ati ngomba kuba natera ivi nkaguporopoza, nkareba ko ibintu turimo bizagera kure, dore ko yumvaga ko agomba kuba yagumana nawe mpaka ubuziraherezo. Yarabigerageze ariko si byagenze neza, kuko uyu Nyambo Jessica yabashije kuba yamukatira, aramubwira ati reka, ati ibyo bintu byiyorere. Rero nk'uko uyu Titi Brown yavuze ati nibyo bintu mu buzima navuga ko byambabaje, ati bitazigera binamvamo ukundi, ati kuko uriya twari twarabajije kuba umwe, ati imiryango yacu yari yaramenyanye, ati natwe twaramenyanye byimitse cyangwa se birenze, ubwo rero biragoye ko azapfa kumva mu mutima wanjye, kuko nari naramwigaruriye cyangwa se nari naramwiyeguriye wese. Titi Brown rero ubona ko afite agahinda yatewe n'urukundo cyangwa se
yaba yarahungabanye cyangwa se yaba yarakomerekeyemo, nk'uko yagiye abitangaza avuga ko ati muri iyi minsi ntabwo meze neza, ati habe namba, ati gusa bwo ati nta kundi byamera, ati ubuzima burakomeza, ati uko byagenda kose urababara ariko ubuzima nta gituma budakomeza kugenda, ubwo rero nta kundi byagenda, ati nta kundi narababajwe ariko nakomeza nkihangana nkareba ko ubuzima bwagenda neza. Ati T Brown rero ukomeze kwihangana kandi ukomeze ukore ibintu byawe utuje, dore ko ubyina neza bikadushimisha, uri intangarugero y'ababyinnyi hano mu Rwanda, komeza ukore utuntu twawe utuje. Rero nshuti wakomeje kubona muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.